Ikaze mu nkuru yacu igice cya kabiri, akarabo k'urukundo. Duherukana umwari mwiza ahogoje abatari bake Mutoni agerageje kwinginga iwabo ngo bafunguze Eric, ariko bamubereye ibamba. Ese byarangiye bite? Ndakurarikira gukomeza kumva iyi video yose, irarangira umenya ukuri. Nubwo byari bimeze bityo, ariko Mutoni ntiyigeze yemera ko ibyabaye byose Eric yari abifitemo uruhare, kuko we yari azi neza uko byagenze n'uburyo bakubitanye mu nzira, bombi birukanka, umwe ajya kugarura amatungo undi nawe ajya kuvoma. Gusa nanone ntacyo Mutoni atari yakoze ngo yumvishe iwabo ukuri kose, ariko ntibamwumvise. Bidatinze amashuri makuru yarafunguye, abanyeshuri bajya muri kaminuza kwiga. Eric yari umwe mu bemereye inguzanyo yo kwiga, gusa amahirwe ntiyari akiraye kuko yari yafunzwe. Mutoni yagiye kwiga ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ndetse iryo shami ni naryo bari bahaye Eric kuko bose bari barize bimwe mu mashuri yisumbuye. Mutoni akigera ku ishuri yabonye urutonde rwari rumanitse rw'abanyeshuri bagomba kwigana mu ishuri rimwe, ndetse na Eric yari umwe mu bari kwiga muri iryo shuri. Mutoni yumvise abuze icyo yakora kuko yishinzaga icyaha cy'uko Eric afunzwe azira ubusa. Mutoni yahise abura amahoro mu mutima, biba ngombwa ko ataha agasubira iwabo ngo ajye kugisha inama nyina y'uburyo ajya gufunguza Eric. Nyina yamuteye utwatsi n'ibitutsi byinshi, amusubiza ko Eric ari inyamaswa nka se umubyara, ndetse ko aguciye urwaho yagutsemba, kandi amwumvisa ko nta n'umwe aba afitiye impuhwe. Nta mpuhwe inyamaswa nk'izo zigomba kugirirwa, ahubwo ugomba kumureka akaborera muri gereza kumva. Ikindi kandi yamwibukije ko ise na nyina ari we wabishe imiryango yose ya nyina umubyara. Gusa Mutoni we ntiyabyumvise kuko yasubije nyina ko ikosa ry'umubyeyi ridahanirwa umwana. Gusa nyuma y'impaka ndende byarangiye Mutoni asubiye ku ishuri n'agahinda kenshi ko nyina amwimye amahirwe yo gufunguza inzirakarengane Eric. Nyamara ariko buri munsi Eric yagarukaga ku mutima wa Mutoni uko bwije n'uko bukeye. Umunsi umwe byari ku kagoroba k'akabwibwi, Mutoni yicaye abura amahoro mu mutima we, yiyemeza kugisha inama umukobwa bararanaga. Uwo mukobwa akaba yaritwaga Barada, maze amutekerereza byose ntacyo amukinze. Ati, Barada mugenzi wanjye, ndagusabye ungira inama kuko ubu ndaremerewe cyane ku buryo utabyiyumvise, ariko ndagusabye ntega amatwi. Ni ukuri njye nakoze impanuka yitirirwa umuntu, gusa ndabizi ko arengana kuko nta makosa yari ayanjye. Si ibyo gusa, uwo muntu ubu arafunze ndetse amaze igihe kinini, kandi ikibabaje kurutaho ni uko yakabaye ari umunyeshuri twigana aha, ariko yabuze amahirwe kubera afungiwe. Njyewe nagerageje gusaba iwacu ngo bafashe funguza uwo muntu, ariko kuko iwacu bafitanye amakimbirane n'iwabo, banyangiye kumufunguza ngo mvuge ukuri, ahubwo iwacu babifata nk'inzira nziza zo kwihorera. None ndakwinginze rwose ungira inama kuko umutima wanjye uraremerewe, ntutuma nuza habe namba, ndetse mporana agahinda kadashira rwose kubw'uwo muziranenge ufungiwe akarengane katagira ingano. Mu gihe Mutoni yarangizaga kuvuga ayo magambo, amarira menshi yaramumanukaga mu maso agatemba ku matama, ku buryo wari kuhahinguka yari gukeka ko hari ikintu gikomeye cyabaye. Barada yamuteze amatwi yombi, arangije aramuhoza amuhanagura amarira, maze nyuma yo kwiyumvira yemerera Mutoni ko niba iwabo baranze kumufasha, we yiyemeje kumufasha bakajya gufunguza iyo nzirakarengane ifungiye amaherere. Umugambi barawunogeje, ndetse bava aho bafashe umunsi nyawo bazajya kuri gereza gushinjura Eric, kabone ko
byari n'amahirwe kuko ikirego cyavugaga ko Eric yahohoteye Mutoni abigambiriye, akaba ari cyo yari afunze azira. Barada na Mutoni sibo barose inkoko ibika ngo batanguranwe nayo, berekeza kuri gereza mu gitondo cya kare nka saa 3. Bombi ari babiri basesekaye kuri gereza. Byari amahire kuko byari umunsi wo gusurwa w'abagororwa, ariko bujya baca umugani ngo igihanga umugenzi kibi yagiye. Abakobwa bombi urugendo ntirwari kubabera ruhire kuko bakigerayo basabye ko babonana n'umugororwa witwa Eric Hitimana, ariko ku mahirwe make bahurira na nyina umubyara yaje kumureba, maze agikubita amaso uwo mukobwa intimba y'agahinda iramusaga, yibuka neza ko ari we wafungishije umuhungu we, maze umukecuru Kamanzi nyina wa Eric yiva inyuma atukagura uwo mukobwa, arasakuza cyane ku buryo abashinzwe umutekano baje basanga uwo mukecuru yafashe Mutoni mu ijosi arimo kumuningagura amubaza impamvu yafungishije umwana we, none akaba aje kumushinyagurira. Mutoni yagerageje gusaba imbabazi ngo asobanurire uwo mukecuru, ariko biranga kuko umukecuru yari yarakaye cyane ndetse bikomeye. Ariko mu kanya gatoya hahingutse ukuriye abashinzwe umutekano w'abagororwa bose aho, ndetse akaba yari afite amapeti mu bijyanye n'umwuga wo kurinda imfungwa n'abagororwa, maze asaba uwo mukecuru gutuza akamubwira ikibazo afite cyatumye ateza akavuyo kuri gereza. Umukecuru yatekerereje uwo mugabo itangiriro ry'ikibazo n'uburyo umwana wafunze ari wazira, maze basaba umukecuru kwihangana agatuza bagakurikirana icyo kibazo. Ako kanya uwo mugabo yahise abaza Mutoni ikimugenza kuri gereza, maze Mutoni utaragwaga nabi kandi akazira inzika mbere yo gusubiza ikibazo yari abajijwe abanza kumwenyura, maze akimwenyura Fande Boni arabukwa inyinya nziza n'ishinya itagira uko isa mu kanwa ka Mutoni, kandi si ibyo gusa yarabutswe n'amenyo ye yererana. Boni akibona ibyo isura yahise yibagirwa inshingano zamugenzaga, maze asaba Mutoni ko bajyana mu biro bye maze akamusobanurira ikibazo uko giteye. Mutoni utari waramenyereye gusuzugura yaremeye, maze baragenda. Bageze mu biro, aho kugira ngo Boni abaze ibijyanye n'akazi ashinzwe, byarangiye atangiye kumutereta Mutoni, kandi koko byari mu gihe kuko nta musore n'umwe washoboraga kwihanganira kutavugishwa imbere y'uburanga buzira ibirungo by'umwari uzira ikimwara ari we Mutoni Alice. Gusa nubwo Boni yatakaje umwanya munini atereta ngo akunde amenye inkomoko ya Mutoni, ariko ntibyaje kumuhira kuko Mutoni yamusobanuriye neza ko ikimugenza ari uko yafashe inzirakarengane igafungurwa, naho ibyo guteretana no kumenyana Boni yashakaga bigashyirwa undi munsi. Boni ntiyazuyaje na gatoya kuko yahise yemerera Mutoni ko ikibazo cye kigomba gukemuka mu cyumweru kimwe gusa, maze Mutoni arashimira cyane, niko gusiga Boni amusigira nimero ngo nagira amakuru yisumbuye ashaka azayamubaze. Gusa iyo nimero yabaye amahirwe akomeye cyane kuri Boni wari warabuze amahwemo mbere ya Mutoni. Boni ntiyategereje ko bwira. Nyuma y'amasaha make Mutoni avuye kuri gereza, Boni yahise amuhamagara amubaza niba yageze muhira, ndetse atangira kumubwira ko ikibazo cye yakinjiyemo neza, amwizeza ko icyumweru gishobora no kudashyika Eric atarafungurwa. Cyokora yamusabye ko yakwandika ibaruwa isaba gufunguza akayandikira urukiko rwafunze Eric, ndetse agasobanura neza uko byagenze, akomekaho n'umwirondoro we ndetse n'irangamuntu ye, hanyuma agategereza icyo urukiko ruzabyanzuraho. Cyakora yamwijeje ko azajya abikurikirana ijoro n'amanywa kugeza igihe icyifuzo cya Mutoni kizasubirizwa. Baravuga ngo umurabyo uratinda. Mutoni yahise akora ibyo yasabwe, abigeza ku rukiko rwafunze Eric, bamubwira ko agomba gutegereza
bakiga kuri iyo dosiye neza. Ariko Afande Boni we ntiyigeze atuza, ahubwo buri munsi yahamagaraga ku rukiko ngo amenye niba iyo dosiye yarakurikiranywe, ari nabyo byaje gutuma urukiko ruyihutisha cyane, kuko nyuma y'iminsi 3 urukiko rwahamagaye Mutoni ngo asobanura impamvu asabira Eric kurekurwa, maze Mutoni asobanura neza uko habayeho kwibeshya bagafunga Eric arengana, kandi mu kuri ibyabaye byari impanuka isanzwe. Ibyo byose Mutoni yabivugaga banatumije Eric ari aho mu rukiko abyiyumvira, maze urukiko ruhita rutegeka ko iyo nzirakarengane ifungurwa ako kanya, kuko nyir'ugukorerwa icyaha ari we wamusabiye gufungurwa. Birumvikana ko nta kindi urukiko rwari kurenzaho. Urukiko rukimara gutegeka ko uyu musore afungurwa, kwihangana byaranze, maze Eric arasimbuka umwari Umutoni bwa mbere mu mateka, barahoberana biratinda, maze amarangamutima arabaganza bombi, amarira atemba nk'isoko y'amazi mu maso yabo bombi. Ubwo Boni yari ahareba yumva umutima uramusimbutse, kuko yabonye aba bombi bahoberanye, ahita akeka ko bashobora kuba bakundana, kandi nawe ibyo yakoze byose yabikoreraga urukundo. Yahise abona ko urukundo afitiye Mutoni rugiye kuba intambara yeruye hagati ye n'uwo musore wari umaze igihe afunzwe. Igice cya kabiri cy'iyi nkuru ndende y'akarabo k'urukundo nta tugisubikiye, naho ubutaha.